gikosi ku isahani buri kimwe cyose uzi dufite mu nzu tugomba kukigabana ubundi urukiko rukadutanga nyira etaje tukayigabana umva byose nta na kimwe ko ntabwo wigeze wuzuza inshingano z'urugo umva rero reka manze tekereza mwanjye umugabo akora amafaranga simanye yashira ndagukubita jewe uyoze wewe turamaranga itajuri wakwita umugabo bagaca umugore amaye wakwirutsa umugabo wamaye uko bikuta uko bukaruta uko bukaruta yobore wanaba Vino tabare mwa yobore ay bamane anje ariko bari gupfiki muri gupfiki ntabwo yigeze ahera urugo uyu ntawe wamanye urugo muri amafaranga akamara kugira ngo Oya mukaruta. Kakubwira aho wahereye tugende mu rugo mukaruta wewe. Tugende ngukunda sinaro uyisa. Yego mana uyu muntu sinone ndabukiye. Oya kingora samwana. Oje mukaruta. Oje mukaruta. Umva. None ko nditabaga cyo ubu. Nditabaga ubuyobozi. Zingurira sawe turubikana. Ego mana. Zingurira sawe. Rekata. None si cyaho. Nari yumureti nawe yanje ndakugurundi muri. Ariko se niyamaza ubuyobozi. Ubuyo kanje guhamagara ubuyobozi none. None so ari kuyiwanya shawe. Oye ko waje wambaye ijipo. None uyimaze kurengwa n'ibyanze ngo none. Ariko ubundi wantumye amafaranga. Niko shawe mukaruta. Oya mukaruta bana we. Wazaje amafaranga. Yego sawa. Yego. igipangu cyo hirya wanshatse ntabwo nagushatse ugomba kuba amafaranga wakoreye nicare hejuru y'igipangu amafaranga wakoreye nimbona bikomeye ahari amafaranga wakoreye umugore ko mbona amafaranga yawe mbona ari amafaranga wakoreye cyangwa wantumye amafaranga nakwica wantumye amafaranga nakwica wantumye amafaranga nakwica pe wantumye amafaranga sawe amafaranga wakoreye bana baruka kurya wewe wantumye amafaranga bana baruka kurya ejo muri nakuguriye umureti sahu amafaranga wakoreye nakuguriye umureti amafaranga wakoreye mugura na makaroni amafaranga wakoreye bo bana yanjye amafaranga wakoreye makumyabiri na bitatu wayashize hehe bana yanjye wayashize ni ukwiyambaza abayobozi wayashize ubuyobozi we se murapfiki ubuyobozi we ndakuzanya aho ngaho murapfikira ndakuzanya aho ngaho nindi uyu mugabo akora amafaranga simanye yashira ndagukubita jewe ubuyobozi we turamaranga itajuri wakwita umugabo bagaca umugore amaye wakwirutsa umugabo wamaye ndakuzanya aho ngaho umva twumvikanira ako ndikubona umugabo nta n'agatege nawe yigi umugabo akora amafaranga nta umugabo wakwita kuri ya kumenetse ndebe gatege
wewe nakubwiye ngo amafaranga wakoreye amafaranga wakoreye niko sa undi usukufusa nkawe wewe kandi kukubita njyewe kaza wereka wewe byumbuhore wantabara mwa byumbuhore wantabara bino ntabare mwa byumbuhore mana yanjye ariko abaturanyi bari gupfa iki muri gupfa iki ntabwo yigeze ahahira urugo uyu ntawamenya umugabo muri amafaranga akamarira akayamarira ku gasozi uyu mugabo wanjye ajya gukora amafaranga urumva uyu mugabo wanjye ariko nkamwe reka mbabwira iki nkamwe muza gukiza urugo rwanjye kandi amafaranga yayakomeza guha mugende ubwo turaturanye nguyu aje gutabara mwe muri bagaza gusenya rege kuba amafaranga yo guha kandi amafaranga y'ipapuro kumuha ko ibikira reka ta iyi ni ya bitanu amaye ni ya bitanu amaye ni doni ibihumbi 15 umugore wawe cyangwa kandi ntabwo ubwiye ni ukuri ubundi kare kose ntabwo nzongera oya umva bayobozi tumuhaye 15 ariko ejo bundi ntabwo azabyeye ese undi kuganye tuti madado uyu mugabo ntabwo ahahiraga abana uyu mugabo yiga mu kabari akarakararamo none uratashe ngo ni inkomange ngo nkingure reba ko wahembwa amafaranga ayo wahembwe gari hehe ngo ndi kwahira abana umwana ntiyiga ntibakirya no kuryama ni ikibazo reka da kamabwire bayobozi amakosa reka da abagore b'ubu ntabwo banyurwa n'ibyo bamuha niyo bamubagiriye weba ntabwo abyemeye ariko ibyo biri kubayegera ntabwo ari kubesha uyu mugabo abagore muri ino minsi dufite akaga katanoroshye kameze gutera mbwira akaga dufite kimaze gukubita kugira ngo urebe oya amubwire oya nangana makuru simuhaye 15 none kama amafaranga yampaye kuba mu mwanya nguhene yanditse kata nayo kata zaguhaye muri kudahahira urugo ngo gura abana ibikoresho ukeneye umugore ni kubera iki njyewe akazi nkora kanyemerera kumuha ayo nshaka hari amafaranga aba yantumye akazi ukora sinakaye gatuma udahahira umugore ariko kwa mugabo yamuhaye ariko ntabyemeye rero ko muhaye 15 oya rero akazi ko gusa sinkora buri munsi nkahira abana njyenyine nkahira abana buri munsi noneho mvuye gukora igitambaro sinakiguriye yemeje gukora ubwo ari kubyaho abayobozi yuko cyangwa uririmbire urukundo mwana oya kubyo ndani ibisige bibyimba ibibyimba byagoga rimwe akavubira kanini bakatuma tujyana sama katwumvise reka bamubwire kanini bakajya urukubesha tarubuka hose imikundire cyiza tagaza umagwa nta kabari na kamwe uba utarimo unararamo ukaza saa 10 za mu gitondo akabari niko wagize urugo rwawe kugendekera bite wa mugabo wanjye imyaka 20 tumaranye ngira ukuntu dushobora kuzabana neza mu mahoro ahubwo nukuva igisigaye guhera ku gikosi kusahani buri kimwe cyose uzi dufite mu tugomba kukigabana ubundi urukiko rukadutana nyira etaje tukayigabana umva byose nta na kimwe ko ntabwo wigeze wuzuza inshingano z'urugo umva rero rekamanze tekereza mwanjye kuba nirirwa mu isoko ncuruza mpahira abana wowe yawukorera ukayajyana umva ngubwira ikintu cyugomba arakabare na kamwe utabamo nkakubwire reka ngwere kuko twiyunga rero asubone nta kuntu ajya kuza mikoro tukaganira nta kuntu afite mikoro tukaganira mikoro rero
ntabwo n'ubundi nabibafashe mureke mfate mikoro twiganire. oya reka ta abaretse mwebwe abanyamakuru musigaye muratureba kuzishombwaye reka njyewe niyunge n'umugore wawe nongeye kanyifata ngo ndayifashe urayiboje ntabwo tuba twarwanye ibi ndabirambiwe yewe ndabirambiwe nanjye rero umugore wanjye yemeje kugira gute gusubira mu nzira yujuje ahubwo kangutera akaririmbo naho abanyamakuru bari kuza kuzanira hirya bari kutuzana hirya bakatwumvira umva ndabirambiwe ihoraho amahoro yawe ndasaba ikintu cy'ubutane guhera ku isahani reka da dutane burundu imyaka 20 utuje inshingano z'urugo barakubeshye ndakubwiye ko turajya mu rukiko twe utana ntago ari byiza umugabo yemeye icyaha kucyemera atabikora se hari icyo bitangiye umukwebe igitenge cya kera wakimwambitse ndaka nkubwire mwambika igitenge urambona abaho gukunda sinabi ko uryo mugabo afite kaya nk'abantu rero mugabo se egiye ko barwanaga bararyoshe pe garwambara ku manwa nijoro rwose ndagukunda kandi urabizi n'uburyarya pe ubu ni uburyarya nyine kuba adaha byavuga ko atagukunda reba ya ngofero y'abarasita nanjye nabaye murasita mwana ahubwo se ikibazo cyari ni iki koma namenyo yashyizemo yashiriye amenyo n'uyu wayamaze ariko rero kandi nta kibazo uranywa ugasinda ukagwa kakaba gavuyemo kazi ngo umugore wanyamenyo yambere yankubise ingumi ya nekawuti ariko agambere abayakuyemo wimbeshera none uzi niyishyuriye ngo kubise ingumi yaki ya nekawuti agimbere kabagaguye none sisa ubu nihoreye gusinda kabaraguye bagavuyemo ingumi avuze uri musiko ingumi yaki ya nekawuti uzi nihoreye niwazi ubukinanye ariko nta kibazo rwabyo kwanje tubyoroshye amafaranga yo guhaha araza kuyaguha bari yukubaranya kugura ibikoresho by'umwana bigende neza ariko muvuge neza ibintu kandi nabaye muhaye reka muhe ibindi 15 ubukwe bw'ingofero y'amana ntakibazo ubukwe bw'ingofero gato tuganire gakeya tunaganira umva muri rusange umugore nimera kuguha imbabazi akubati ugatana ntayashaka uragira umutima kuzajya uhaha koko cyangwa ntuzo zakomeza yinywera njewe buri munsi nzaniramuha ngorere 30 ntawe urya inka nka nyirayo ukuvuga ngo agomba kumuha veni nanjye 10 ngarishyira mu bura ubwo se ugiye 10 njya kurishyira mu rura uri kuresha iki uri mwiki njewe nshobora kuriguramo bodaboda kariguramo reba ikoti rigura ngahe namubwe ngo aringurire se nukubeshya amafaranga yashira mu kabari beza reba ngiyi bayitamo abagore beza akabare keza oya reba ngiyi gitambaro kigura iki cyo kigura $1 million $1 million rogo igikwemo cya $1 million rwabyo kwanza hari wari wambara igikwemo nk'icyango $1 million urukubeshya amafaranga ukora yashira mu kabari kandi uretse akabare byaba byiza oye ntawe urya nkanye ariko ubundi ubutane nge nawe ariko ubundi rwabyo kwanza ubundi untuma amafaranga nkanye utwaragowe abadamu oya ntuma amafaranga ubundi twaje dusanga muri kurwana hanubwo tunaze amazina yanyu ubundi wowe mugabo witwa nitwa Jean Pierre Bokassa Jean Pierre Bokassa uri umukongomani aho tuvugira nawe uyu ni umunyarwanda muha amafi za makaroni n'iki none yararenzwe none dore wowe witwa ni mama nge nitwa makuru ata uw'Imana iduhaye twa mazina atatu makuru ata Imana iduhaye uw'Imana iduhaye makuru ata njyewe umugore wanjye namuzanye akiri mutoya afite imyaka 20 mfite 35 gufite gane 35 naragahohoteye none uri kukagabura gakanga oya ari kubesha imyaka yanjye nge mfite amafaranga imyaka 25 ahubwo se we rero harabesha 35 ariko imvi ziza kubera ko nyine bari ubwoko ntabwo imvi ziza kubera ko umuntu ashaje nakoko ntabwo ari kubera imvi umugore washaka kwaze gutera ibipfunsi koko nukuri pe ntabonye ko yangandaguye mwa nukubera akiri muto nakababaro pe nakababaro kutegeza ntakayi ntacyo kurya wahira abana ni ikibazo mukabaye nukwirirwa makarara urumva atari ibibazo
muyobo ni ukuri n'ibibazo uyu nguyu kumushobora uyu nta mugore unanira umugabo ubu nafashe ibere rimwe nkarizunguza rasukumya ngarahirya nuko umudohorera ubundi nguyu ntabwo yananiye aba ngaba bo icyo bagushobora abagabo ni ugufata hasi igitsina cyo hasi aba yagushoboye nawe ubundi neyo ariko ntabwo yabikora aya ntabwo nabikora njyewe ntabwo wahakora namenye gusa ko dufite n'abana urumva ibyo kosa ntarikora ariko niyuzuza inshingano z'urugo nimba atazujuje ngenda asaba ubutane ndaramuhaye amadolari 75 nje nkura hirya kongomani ngende umukongomani ngewe nkurira amafaranga ni amadolari gusa nkora arangiza ukayaraza mu bagore no mu kabara kabara twose hizi note tuzinywera bwira utageze mu makabara uzi icyongereza se wewe hizi note tuzinywera hizi note tuzinywera ngo amafaranga tuyanywera nga tuyanywera hizi note azi icyongereza se uyu munyarwanda azi icyongereza ko hizi note tuzinywera azi indimi n'akanga na France oya regardez ici wapi ni nkandagera bitabo mubitira amagambo atatu y'icyongereza meza uzi yakubwira y'icyongereza atatu how are you wapi thank you very much wapi nagatera wapi munyarwanda abanyarwanda France Regardez ici wapi viens ici vuga ikinyarwanda ncombe kuvuga ikinyarwanda ngwino mugore wanje wese kuvuga byakunaniye ikinyarwanda utavuze icyongereza vuga ikinyarwanda nyumve wanzanye umbona uzi ko nta ndimi nzi ariko nimba kuvuga ngo dogaride isi ni kuvuga ngo reba hano mugore wanje dogaride isi ni kuvuga ngo reba hano mugore wanje mafame mondira karirimbo muri bakaririmbo k'icyongereza uzi tafame muririmbira karirimbo k'icyongereza cyangwa ikinyarwanda uzi akaririmbo keza umuguyaguye baho abakobwa biwacu abakobwa ndakibaje ariko reka nkibuke neza abakobwa biwacu babogaboga amazi y'urubogobogo abakobwa bacu babogaboga amazi y'urubogobogo ako nkaririmbe bwakwira bugace cyamuhagara ndikono kundo rwagarutse no kuri Imana ishimwe cyane kare kose se ubu ngubu amuntera agatoma kuko umutomwe uri kuri kwimana no kuri pe Haleluya amen Haleluya Imana ishimwe ejo tuzaze gusenga no kuri dusanze muri gutongana muri kurwana ariko tugiye gusoza tugira ibibazo bitatu mbaza buri muntu mwe tukiyimanukira sibyo bitatu gusa wa mama we igihugu cy'u Rwanda kidutuyemo iki ngiki kigizwe n'intara zingahe intara ni nyinshi cyane ntabwo nashobora kuzibara kuri pe se bivuga mu nk'izuzi vuga mu nk'intara uzi ngewe intara nzi akarere ka Musanze niko ntuyemo ubwo rero tundi twokireka nitaye nkitonda nka tu ariko uturere twinshi cyane simbwa wanyibutsa turere tutuye tw'u Rwanda njyewe nagiye kwiga mu mahanga intara zo mu Rwanda ntabwo nzizi neza rwose okay mama umuntu wavutse muri 2020 ubu turi muri 2022 afite imyaka ingahe iby'imyaka no nakubwira ngo kereka manjiye kubara oya nyine ngaho bara ubu ndavutse muri 2020 ubu turi 2022 afite imyaka ingahe 2020 kwitonda nkabarara rega uyu nguyu turakuze uyu nguyu nakuze ariko avuga ngo ari igihe umuntu akurikirana ibyo umuntu abikurikirane urumva igihe umuntu akurikirana ubuzima bw'abana be ariko ibindi byo ntabikurikiranye ushaka ubuzima bw'abana bawe ejo hazaza gusa uvuze ku by'abana kankwibariza akabazo kamwe uramutse ufite abana 4 havuyemo 2 hasigara n'abana bangahe hasigara abana 2 ufite abana 4 havuyemo 2 hasigara abana 2 nukuvuga ngo umuntu kane nkuyemo 2 ni kangahe hasigara 2 neza urabizi hasigara 5
kane ukuyemo kabiri hasigara gatanu kane ukuyemo kabiri hasigara kabiri turebe rimwe kabiri gatatu kane sibyo kane ukuyemo kabiri hasigara kabiri none se hasigara kangahe kane warize umugabo komera umugabo habari zako mzuri sana kabisa wewe mtoka wapi wewe wewe Kigali Rwanda kabisa Kigali mie huyu sasa niulize niulize mambo yako wewe bashaka kuntumiza kugira ngo abadanye bavuge ko nta Giswahili nzi ariko sema yote sasa eleka ikinyarwanda ntabwo nkizi cyane uvuze ngo iki kinyarwanda ntabwo nkizi cyane ariko ndagerageza unagerageza ushaka wasaba bayida ahubwo kuzigifa cyane cyinshi nkubwiye ngo il est vivant Rosenyeri nahubwiye ngo iki il est vivant Rosenyeri ntabwo numva neza ubwo urambwira ibindi naho urwo rurimi ntabwo nduzi cyane ntabwo nduzi cyane mbwira urundi rurimi rw'ikinyarwanda kandi amwe k'ikinyarwanda utangiye kwiga bamaze kukiga reka tubyoroshye ugiye kumbwira amagambo atanu uzi icyongereza atanu natubwira mu kinyarwanda icyo bisobanuye uvuga ijambo rimwe mu cyongereza utuvuga uko risobanuye mu kinyarwanda mbiri namaze nabikubwira nuko nsubijemo ariko ubundi nabikubwira nakubwira hari yu nukuvuga ngo wiriwe nanga se waramutse ayandi magambo y'icyongereza nzayakubwira ubutahanga ugarutse ibyo sina wakati bana abiri ubu ngubu ntuza icyaka kiranyise nzabikubwira ugarutse ubu ngiye mu kazi none kumbwira ngo agafuni gasumba agafundi inshuro 3 wihuta ubwo ugiye kumfatiranya nuko ntagira amenyo ubwo zambaze mu iyo funi umbwira niyo oye napulo basi ngo bisubire cyo kizamini ntawe nakivamo icyo nzi ni ifuni agafuni karuta agafuni arakaruta agafuni gasumba agafundi wapi icyo kizamini kiransinze vuga icyo kizamini rwose umunyamakuru kiranani ubu niyo kwa bishobora wajya kuba feri ngo basi tubwire ufite amenya ngahe mu menyo 32 ufite amenya 3 gusa 3 rudori ubwo suryete uryete nuwite kubikora ubwo akanyamiro ko hari yahise mwa inyama yo nayo gutsinda aho nyirya bukoko na ikigori ubunyobwa reka take uri gutekera kaboga nakaronse ndagateka kagatamira ese ntugira ubwo ngo namenye tatazayakaza neze buri ko yakuriye ari mu kabare ubundi yashaka yose akanavamo ko nta cyamariye urugo none nta kintu akumariye kihe dore uko mubonye mudukiza ahangaha kutura dufaranga mpereje two guhaha nuko yabarebaga tutari mu gimitsi mu gipfunsi nta kintu kidashobora kumpereza nijoro nyine kwa kundi umuntu by'ijoro by'umugabo mu rugo iwe nta kundi kuntu wabigenza uri umudamu ajya bishobora byo arabishobora aho tuvugiye ariko guhaha byara imparira cura tubaratazi twamusanze burya umugabo maze kubwira ukumva abanyamakuru umugabo ntugasuzugura umugabo iyo umugabo kakaboro ke kakidunda gutya wamubije iki byose birashoboka uracuranga koko yagoma habuze amenye ibindi birashoboka badawe unyurwa ndanyurwa okay kadusoze none satse kugira ngo ntugende ko nizere ko ntava hangaha nundi ngo mpite mu Rwanda urabinyijeje nta ribi muhobera nanjye ndi gushimira abantu dukurikirana kuri Legacy TV muhobera nanjye ya ingi ni Legacy TV turimo twikora akayinterview ku ruhande mu baturanyi mwamubonye cyo ko nambona abantu numva induru ziri kuvuga nori igipangu mwayibonye ni pana yanjye hacikiye hako nyine no kujya tubagezaho amakuru mushaka yose ahanga kuri Legacy TV ama boy P Onika Swes kora subscribe share like comment ntuye neza cyane kabisa turashimana n'Imana mwaka mushya muhire twese hamwe mu gifaransa thank you nanga thank you nukuba ni mu gifaransa thank you merci beaucoup ni merci beaucoup ni gifaransa
thank you very much ni icyongereza ntabwo nize nje navuze mu bigwige ako wigeze wumva ukakubumwe avuga se nakaze akuzi akongereza ko napfa kukavuga banga bariyu bariyu abari yakandi ni thank you banga morning my name Uvuga hey my name uya my name uvuga name okay ngapfa ngo subscribe ko wajura ibyo ngibyo rwose oya umva ko wajura umwarimu waje kuba umucamanza gute nkawe mvugira ngo subscribe nsoze rwose subscribe iki Neva subscribe dusoze ntabishobora ibyo ngibyo mwakoze cyane kandi kubagora merci beaucoup murakoze kandi banyamakuru kabisa ubutaha tuzongera tubonane